Aimable ndakwakiriye cyane. Murakoze cyane Aissa. Njye kugutumira naravuze ngo rimwe na rimwe uzasanga abajene abantu muri rusange si n'abajene gusa hari n'abantu bakuru usanga rimwe na rimwe tutazi uburyo tumanaginga amafaranga yacu. Akenshi nkabiheraho ko Aissa ndahembwa ariko iyo muhembwe ku itariki ya mbere uzasanga rwose ku itariki ya 5 nshobora kukwandikira message ndi kukuguza cyane rwose. Ahangaho ugasanga umuntu akicara akavuga se nuko amafaranga yabaye makeya, nuko se biba byanze guhura, nuko se Kigali nsaba ibintu byinshi, nuko se nge ntazi kumanaginga biba byagenze gute. Ni nayo mpamvu nifuje ko tuganira by'umwihariko ku kibazo ntisangije ngenyine nshobora kuba nsangije cyangwa se nsangiye n'abantu benshi batandukanye. Uburyo usanga abantu tutabaho mu bushobozi bwacu, amafaranga dukorera rwose ari make cyane ku buzima dushaka kubaho. Ibi bintu biba bimeze biti? Urakoze cyane Aissa. Nk'uko bivuze abantu benshi babaho birenze ubushobozi bwabo, kandi so kubera ko amafaranga abantu baba bakorera wenda ari make cyane, kuko muri iyo urebye nta muntu wareba ngo abure umuntu uri munsi ye, umuntu ukorera amafaranga ari munsi yaye kandi ubasha ko yabamo bimuhagije. Ni ibintu rero kubaho birenze ubushobozi bw'umuntu, ni ibintu biterwa n'impamvu zitandukanye. Sinzi niba nahita nzijyamo ngo nzivuge nta kibazo, ariko ni impamvu abantu bose bashobora kwibonamo. Abajene ni byiza ko babimenya bakiri abajene, ariko no si bo bonyine bigaragaraho nk'uko wabivuze, no ku bantu bakuru bibagaragaraho. Imwe mu mpamvu itera abantu kubaho birenze ubushobozi bwabo ni impamvu yo kwirarira. Kwirarira. Nkoresheje iyo terime abantu benshi bashobora gutekereza ko isoundinga mu buryo buri negative, ariko ni ibintu bigaragara ku bantu benshi. Kwirarira ufite ni kwa kundi umuntu ashaka kwerekana ko ibyo bintu abifite ariko ntabyo afite, bitandukanye no kwiyemera. Umuntu yiyemera ni ikintu afite, ariko wirarira yirarira ni cyane. Hari imvugo abantu bakunze gukoresha ngo reka dukore iki batatunyuzamo ijisho. Akenshi abantu banga kunyuzwamo ijisho aba arimo ashaka kugaragara ku rundi rwego rutari urwo ariho. Icyo ngicyo ubwo ni uburyo bumwe. Hari n'icyo wari uvuze cyo kwiyemera. Hari umuntu wiyemera agashaka kwemeza n'abandi bantu rimwe na rimwe batanabyitayeho. Umuntu kumva nk'ubu wenda mfashe urugero, ubu ngubu turi kumwe hano mu kiganiro ntago ntuzi icyo naje ngenda nacyo. Hari igihe yaba ari yanjye modoka, hari igihe naba nateze special taxi, hari igihe waba wayikodesheje, hari igihe naba naje na moto. Hari umuntu utekerezaga akavuga ati ngiye kuri Royal FM, abantu bagiye kunyumva kuri radio, ntago ngomba kujya yuko bibonetse kose, ndagomba gukodesha imodoka igize. Ni ibintu bije bigiye gutwara muri bwa bushobozi usanga bikabiragiza. Hariho ibintu byinshi byo muri iyi ntuza yo kwirarira, ariko hari n'abagereranya ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Ugasanga umuntu agereranya ubuzima bwe n'ubw'undi, akavuga ati kanaka yahinduye. Niba ari umudamu cyangwa umukobwa ati ko ntabwo ajya ajyana isakoshi isa n'indi kuri buri munsi w'akazi, nanjye ngomba kubona isakoshi yo kuwa mbere n'iyo kuwa kabiri n'iyo kuwa gatatu, gutyo akagereranya, agahora areba wahindura kuwafire nawe akavuga ati ndayihindura. Nimba ahise ahindura kuwafire buri byumweru 2 kubera ko akora kuri televiziyo, nawe ugashaka kubikora kandi wenda wowe ukora no mu biro. Umuntu akaba muri karitsiye akajya akareba akavuga ati ko abaturanyi bose bahinduye ibisenge by'inzu, ikisenge cy'inzu yawe nta kibazo cyari gifite, ariko umuntu agahita ajya kugihindura. Icyo kintu cyo kwigereranya nacyo kijya gituma abantu babaho birenze ubushobozi bwabo. Hari n'ababaho birenze ubushobozi bwabo kubera ko abona icyizere abantu bamugirira. Ubundi icyizere bwacyo kiri positive, ariko hari abagikoresha nabi, agakunda gufata nk'ibintu ku ideni kubera ko abantu bamwizera, ukabara agafata ku ideni, kuri nuza agafata ku ideni, bikazageraho bikarenga ubushobozi. Ni ukuvuga ngo hari no kuba umuntu ashobora kugirirwa icyizere nabyo bigatuma abaho ubushobozi butari ubwe cyane rwose. Birumvikana birangira byangije cya cyizere, ariko aba yarabyinjijwemo n'icyo cyizere abantu bamugiriraga.
hari n'igihe umuntu agira atya hakaba impinduka mu buzima bwe, impinduka mu mutungo. Yego. Dufate urugero, niba umuntu yakoreraga ibihumbi 100 wenda mbere ya korona, ejo muri korona yazamo umukoresha akamubwira ati 100 ntibizakunda, ariko nuhaguma 60 nzajya nyaguha. Yego. Uwo muntu ntahite atekereza ko inzu yabagamo wenda akodesha akwiye kuyihindura, agakomeza akabaho uko yari asanzwe abaho akibona 100, kandi bitakiri 100 mu by'ukuri. Yego. Ibyo nabyo bijya bisunikira umuntu kugira. Hari n'ugiye gutya impinduka yaba nziza, bikamutera, tuvuge umuntu bamuzamuye mu kazi none avuye ku 100 wenda agize 150, agahita ahindura ibintu byose abizamura nawe, kandi hiyongereho akantu gatoya mu by'ukuri, hiyongereye 50 gusa. Yego. Akahita ava mu nzu 40 yabagamo akajya mu ya 80, agahinduraho abana bigaga cyangwa agahindura nuko. Ibyo nabyo bijya bitera abantu kubaho mu birenze ubushobozi bwabo, kandi ntabwo biba ku bantu wenda batize cyangwa bagize gusa. Oya, biba ku bantu bose muri rusange. Yego. Ku bantu bose. Hari n'ugiye gutya yabona bamuhaye, nari nkiri kuri iki cy'impinduka mu mutungo. Yego. Ukabona hari ibigo byinshi ugira gutya wenda nko ku mpera y'umwaka babona abakozi baratanze umusaruro, bakavuga bati reka tubaha akabonasi. Yego. Bakaguha ako kabonasi kaje rimwe mu mwaka, kwa kwezi kwa 13, ugahita uhindura ubuzima nk'aho kazahora kaza, nk'aho kazahoraho igihe cyose. Yego. Hari abajya bakora izo mistake, bakisanga barimo babaho birenze ubushobozi bwabo. Ibindi wenda natangaho urugero ni nko ku bacuruzi, kuko twari tuvuze ku banyamushahara gusa. Abacuruzi hari igihe agira atya akitiranya, ntabashe gutandukanya inyungu n'igishoro. Akabona amafaranga arayabona muri kesi cyangwa kuri konti, akabona ni menshi, agahita agira ibitekerezo mu mutwe by'icyo akwiye gukora, kandi mu by'ukuri atabanje kubara ngo avuga ati ayanjye y'inyungu ni ayahe, igishoro kirimo ni ikihe, imisoro irimo ni iyihe. Hari nk'igihe umuntu agira atya bakamuha nk'isoko, ubu dufate wenda nk'isoko rya miliyoni 100 ahantu, akagira atyo bakamuha avansi wenda nka miliyoni 20, yayabona kuri konte ye agahita atekereza ikintu yahita yikorera ku giti cye, ati miliyoni 20, ati reka mbe nguzemo ikibanza cya 15, ati nzaba nzunguza ziri 5, bikarangira ananiwe guhemba abakozi, ananiwe kugura ibikoresho, ananiwe gukora rya soko. Kudatandukanya inyungu n'igishoro ku bacuruzi nabyo bikunze kubatera kubaho birenze ubushobozi bwabo. Mu by'ukuri rero numva nizo mpamvu abantu turimo tuganira bakurikiye Royal FM bakwiye kubitekereza, kubera ko iyo ubayeho birenze ubushobozi bwawe biba bikuganisha mu bukene. Yego. Hari umuntu wajyaga akoresha terme ngo ni icyobo njyabukene. Urimo umanuka mu cyobo njyabukene. Hari umuntu ngira ngo ni Bill Gates wabivuze, avuga ngo abakire bakomeza gukira kubera ko babaho nk'abakene, naho abakene bo bagakomeza gukena kubera gushaka kubaho nk'aho bakize, kwigaragaza nk'aho ukize kandi ntaho wikora, bikagumya bikumanura mu bukene, muri cya cyobo njyabukene. Ngira ngo nk'impamvu n'ibyo wenda ubyeme dushobora no gukomeza ku bimenyetso bigaragaza ko umuntu arimo arajya mu cyobo njyabukene cyangwa se ari kubaho mu buzima burenze ubushobozi bwe. Abantu benshi mwagiye mwibona mu cyiciro, mwagiye mubona ahantu uri. Ese wowe kuri aka kanya ubaho ubuhe buzima? Ese ubu nawe ntiwaba ubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe? Ese uzi icyo wakora? Niyo mpamvu hari kugira ngo aze kuza kudufasha kugira ngo tubashe kuza gukora evaluation, twese twisuzume, vuge ngo ni igiki ngomba gukora kugira ngo ne kwirundaho amadeni, ni igiki ngomba gukora kugira ngo ndeke kwirarira bisumbye ubushobozi bwanjye, ni igiki ngomba gukora kugira ngo ne kugendera ku bandi kanaka yakoze ibi nanjye nkora ibi ngibi, ni igiki ngomba gukora nk'umucuruzi kugira ngo mbashe kumenya inyungu, igishoro, amafaranga ngomba gukoresha nayahe. Mukanya twe tuvuze Aimable, twe tuvuze ku bijyanye n'ibimenyetso.
bishobora kukwereka njyewe ubwanjye bikanyereka ko n'abandi kubaho ubuzima butari ubwanjye, cyangwa se n'undi muntu, inshuti, umuvandimwe, umubyeyi, bishobora kukwereka ko yababaho ubuzima butari ubwe, busumbye ubushobozi bwe, bushobora kuzamujyana ejo n'ejo bundi muri cya cyobo njyabukene. Ibimenyetso umuntu ashobora kurebaho ukamenya ko w'ubwe wenda arimo abaho birenze ubushobozi bwe, cyangwa mugenzi we arimo areba. Ikimenyetso cya mbere kitazakubeshya ni igihe uhora mu madeni ukananirwa kuyavamo. Hari umuntu tubyita gufatwa mu isayo y'amadeni, nka kumwe imodoka igera ahantu igasaya, cyangwa se nawe ukagenda n'amaguru ugasaya ahantu mu cyondo. Yego. Umuntu wafashwe mu isayo y'amadeni, wa wundi kugira ngo yishyure kanaka birasaba ko aguza kanaka wundi. Hari umuntu twigeze gukorana kera yabagaho ubwo buzima, yarazaga akaguza Aissa 20,000, noneho akambwira ko ayibumime wenda uyu munsi si turi itariki 9, akambwira ati ku itariki 15 nzaba nayaguhaye. Yarangiza akahita aza Aimable wampaye se tarana aho ngaho, wamara kuyamuha akanyishyura veri zanjye agasigara n'10, akazongera akareba undi muntu akamuguza za tarana akaza akakwishyura, gutyo ubuzima bwe bwose. Ubwo ni ubuzima bwerekana ko uwo muntu arimo abaho birenze ubushobozi bwe. Wenda nihazabaho ikindi gihe tushobora kuzagana kuri ibi by'amadeni y'umurengera n'uburyo umuntu yasohokamo. Ariko iki ni ikimenyetso kimwe iyo umuntu abihoramo, yaba ari amadeni ya banki. Ideni rya banki ushobora kuba urifite ukazarigishyura igihe kirekire, ibyo ni ibisanzwe. Ariko hari umuntu ugira kugira ngo abashe gukomeza kubaho bikasaba ko ahora afata utudeni kugira ngo ubuzima bwa buri munsi bushoboke. Uwaba arimo abaho birenze ubushobozi bwe. Ikindi kimenyetso noneho gishobora kukwereka ko urimo kubaho birenze ubushobozi bwawe ni igihe utabasha kuzigama n'akantu na gato. Nta muntu ndavugana nawe ngo ambwire ko azi ko gusevinga ari bibi. Abantu bose bazi akamaro ko gusevinga, bazi ko ari byiza, ariko bakeya nibo babikora. Wa wundi utabibasha rero byibura ku buryo n'5% ya income ye atabasha kuyazigama, uwo muntu aba arimo abaho birenze ubushobozi bwe. Nubwo waba utarimo uguza abantu ku ruhande, ariko nta n'akantu na kamwe ubika ngo ejo nurwara uzaba kuyivuza ukayamara bigahwaniramo, urimo kubaho birenze ubushobozi bwawe. Niba nta kantu na gato urimo kubika, icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu arimo kubaho birenze ubushobozi bwe. Hariho ikindi mu kinyarwanda tukita ngo ni konti y'ingoboka, mu cyongereza bakita emergency fund. Emergency fund nako gakonti uba ufite kariho udufaranga wagiye wizigama turi ku ruhande dushobora kukugoboka uhuye n'ikibazo, aho kugira ngo wiruka nkuri kuguza gusa inguriza vayora nguriza kanaka nguriza, ukaba ufite ka kagega kawe kazagufasha. Kuko mu buzima ibibazo bibaho, ibibazo bibaho. Niba utwara imodoka ushobora gutobokesha, ushobora kukumenera ikirahure, ushobora kugonga ikintu cy'abandi, ushobora kurwara bitunguranye, ibibazo mu buzima bibaho. Ariko iyo nta kantu na gato wateganyije, udafite ako kagega kawe k'ingoboka, uba urimo ubaho birenze ubushobozi bwawe. Kuko mu bushobozi bwawe wakabaye, iyo ukirimo kubasha kwinjiza wakabaye ubasha no kugira icyo uteganya cy'umunsi mubi, umunsi byagenze nabi. Ubundi kuri iki cyaka ukagega k'ingoboka, emergency fund, abahanga bavuga ko gakwiye kuba kangana byibura n'inshuro 3 z'amafaranga ukenera mu kwezi, hagati y'3 n'6. Umuntu wabashije kwegeranya akagira inshuro 6 z'amafaranga akenera buri kwezi, ari hariya atazigamiwe ikindi arayateganya, ayamugoboka igihe ahuye n'ikintu atateganyije. Uwo nguwo aba yiteguye neza inshuro 6. Ariko minimum umuntu asabwa, financial education igaragaza ko minimum ishoboka ikwiye kubara nk'amezi 3. Ni ukuvuga ngo byibura ugize utya nimba mu kwezi mu mafaranga yawe ukenera ari 100,000, byibura akabari kuri ka kagega kawe udakoraho hariho 300,000 Yusef. Tuvuge niba ubyutse
ntuvugane neza n'umukoresha akaguhereza ibaruwa igusezerera byibura uba ufite amezi 3 yo kwishyura inzu yo kubasha kurya urimo no gusaba kandi kazi aho ngaho uzaba ubaho mu bushobozi bwawe ikindi kimenyetso gikunze kugaragaza ko umuntu arimo abaho birenze ubushobozi bwe ni igihe ukwezi kujya gushira byanze guhura wakubise imibare hirya no hino bana bitavamo ugatangira no kubura ati ikikujyana ku kazi icyo ni ikimenyetso cy'uri kurimo kubaho birenze ubushobozi bwawe uba ukwiye gusubira inyuma ukareba uti ni hehe nakora iki nahindura iki nagira kugira ngo ubuzima ndimo kubaho uhure n'ubushobozi bw'ibyo ninjiza ikindi kimenyetso wenda nasorezaho kuri ibi by'ibimenyetso ni igihe umuntu akunze kwiyambaza hari kredi mu bigo by'imari twita ngo ni imanurambabura imanurambabura mu gifaransa bayita découvert bancaire cyangwa overdraft mu cyongereza ni igihe banki cyangwa ikigo cy'imari kikwemerera kubikuza arenze ayo ufiteho ni ibintu bijya bibaho cyane cyangwa ugasanga hari abantu bagira ama credit card akaza nubwo amafaranga yamazeho ariko akiguriza andi mafaranga muri limiti runaka bamuhaye 150 se yego iyo uhora ukenera bishobora kubaho ko wabikenera rimwe kabiri kandi bitavuze kubara nabi bitewe n'uko hari ikindi kintu cyajeho wenda cya kigega cyawe cy'ingoboka kitabashije kurangiza ibibazo runaka wahuye nabyo ushobora kuba wakenera iyi manurambabura nk'uko bayita iyo uhora ubona rero ukeneye imbabura uyikenera buri kwezi uba ukwiye gusubira inyuma ukabanza ukitekerezaho ukavuga uti ubuzima mbayeho nkeneye kongera kubworoganiza kubushyira ku murongo kuko biragaragara ko ubushobozi bwanjye mburenza ngahe nguko twamaze kubona impamvu twamaze kubona ibimenyetso by'abantu tubaho mu buzima butari ubwacu cyangwa se butahuye n'ubushobozi bwacu mukanye guserema arabivuga avuga ngo urimo uraturondora buri muntu nzi neza ko hari uruhande yagiye yibonamo muri za mpamvu zitandukanye no mu bimenyetso bitandukanye ku buryo uhita wicara ukahita uvuga ati uzi koko burya ni gute ukwezi gushobora gushira nta n'igiceri cy'atanu mfite kuri konti ese ndamutse ndwaye byagenda gute ntekereza ko buri muntu wese afite ahantu yagiye yibona noneho tugiye kureba n'ibyo nibonye nkanjye nibonye mu cyizere ngirirwa n'abantu gusa yibonye mu kuba adashobora kuba afite aka emergency fund gashobora kumufasha igihe cyose yaba agize ikibazo hari n'abandi benshi bagiye bibona aho hantu ese twakora iki ikintu umuntu yakora icyambere objective ukwiye kugira wowe dukurikiye niyo kubaho munsi y'ubushobozi bwawe kubaho munsi y'ubushobozi bwanjye nta nubwo umbwira ngo ubeho bingana n'ubushobozi bwawe kuko nituvuga bingana n'ubushobozi bwawe ni hahandi uzasanga wenda wishyuye ibyo wari ukeneye icyo gihe gusa ariko kuri konti yawe hagasigara nta kantu na kamwe kariho ya konti y'ingoboka twavugaga ugasanga utabasha kuyikora objective rero ikwiye kubaho munsi y'ubushobozi bwawe niba uhembwa 1,000 byibura kora imibare yawe yose ku buryo biza ibintu byose uri bubikore mu 80,000 nka 20 asigara ahantu kubera ko nutabasha kubikora gutyo uzaba urimo ugana muri cya cyongera bukene kuri iki kibazo rero cy'icyo umuntu yakora icya mbere ni ukumenya icyo ugereranyije na za mpamvu zose zibidutera kuko ushobora gusanga dufite impamvu zitandukanye zishobora kuba zidutera kuba tubaho ubuzima burenze ubushobozi bwacu intambwe mbere ni ukumenya ayo winjiza njya mbivuga wenda mbiganira n'abantu umuntu agahita avuga ati
ayo ninjiza se ndayayobewe. Ariko buriya yaba umunyamushahara yaba umucuruzi ayo winjiza ukwiye gufata akanya ko kuyatekerezaho neza. Hari igihe ku munyamushahara uba warasinye kontara ugasanga wasinye kontara iriho umushahara mbumbe niko tuwita mu kinyarwanda gross salary, ukawutekereza utyo ntiwibuke ko bakatamo ibintu byinshi. Cyangwa ukaba umaze igihe umenyereye wa mushahara neti yayandi utahana, ukaba umaze igihe uyamenyereye, umaze nk'umwaka umwe 2, ariko haza kubamo ikintu cy'impinduka, niba hiyongereho andi akatwa kubera impamvu runaka, ugasanga uracyabara nka yayandi wari usanzwe winjiza. Kumenya ayo winjiza ugatekereza wenda niba hari n'utundi winjiza ku ruhande, iyo ni intambwe ya mbere. Niba uri umucuruzi ukamenya ngo ayanjye ni aya y'inyungu, ntabwo ari muri cya gishoro. Igishoro ni icyo gukomeza akazi, hanyuma inyungu niyo yitwa iyawe, ukamenya kubitandukanya. Iyo ni intambwe ya mbere. Hanyuma intambwe yindi ni ugupangira noneho ari munsi yayo winjiza. nayo nabivuzeho mbere mvuga ko objective umuntu akwiye kwiha ari iyo kubaho munsi y'ubushobozi ufite. Gupangira ari munsi yayo winjiza. Ubundi buri muntu asabwa kugira ingengo y'imari. Wenda niba twazabigirira kuko cyaba ari ikiganiro tuzabiganiraho nabyo, tuzaganiraho uburyo abantu bamenyereye ingengo y'imari ya leta. Kubera iki leta ishyiraho ingengo y'imari ugasanga umuryango ntabwo mushyiraho ingengo y'imari y'umuryango wanyu. Umuryango umuntu ku giti cye kugira ngo wicare ugire ingengo y'imari. Tuyimenyereye mu bigo dukorera, tukayimenya muri leta nk'uko wabivugaga, ariko abantu benshi ntabwo bakunze gukora ingengo y'imari. Gukora ingengo y'imari ni ukuvuga ngo nubwo tuzabiganiraho birambuye, ariko ni ukuvuga ngo amafaranga yawe yayandi wamaze kuvuga uti ngiye buriya rero ninjiza nkurikije ibi n'ibi ukabanza ukayasohora ku rupapuro mbere y'uko ujya kuyasohora uyavaye mu isakoshi cyangwa ku ikofi yawe. Kubera ko iyo bikiri ku rupapuro ubwonko buba bukora neza. Iyo urimo kuyasohora ku rupapuro ubwonko buba bukora neza, byagera mu ngiro. Ariko iyo utangiye kuyasohora mu ikofi, iyo utangiye kubitekerezaho uhagaze mu isoko hagati, uri muri Simba cyangwa mu yindi supermarket uhagazemo, ubwonko ntabwo buba bukora neza. Kuko bijya bimbaho cyane, nkagenda muri nandika utuntu ngiye kugura nkavuga ni uku kwezi nkeneye ibi ibikoresho by'isuku ni ibi ibikoresho byo mu rugo bisanzwe ibyo kurya ni ibi, ariko simpagaze muri supermarché ngatangira nkahita mbara n'amacupa ya vin, nkahita mwana yako yakanwara ka vin, reka ntware kano kafe, kandi ntabwo ari uko nari mbikeneye cyane. Ibyo byita impulse buying cyangwa impulse purchase, kugura ibintu amaso akweretse cyane. Abantu ni nk'indwara, abantu benshi ntibajya babimenya, ariko ubundi nk'iyo ntambwe utera yo kuva mu rugo ufite agapapuro kariho urutonde rw'ibyo ugiye gushaka, iyo ni intambwe ikomeye cyane. Abantu benshi ntabwo bakunze kwigira. Arahaguruka akavuga ati ndumva nizeye icyo ndi buhagere nkakibona gikenewe ndakigura. Ariko buriya ni ibintu biri psychological, ni ibintu bikorana n'imitekerereze. Hari igihe hari aho ugera ntutekereze bifite logique, ukahagera bakakubwira bati ibitenge twabimanuye cyangwa izi nkweto hari vaje nshyashya kandi twavanyeho 50%, ntuzi na samples uko yanganaga kuko bakubwiye ngo havuyeho 50%. Nibyo byandi by'amamarché yacu usanga umuntu yakubwiye ngo discount ngo 50%, undi se byaguraga ngahe. Ugahita ugura urwo rukweto kandi mu by'ukuri wari uvuye mu rugo ugiye kugura umuceri w'uko kwezi, ugatahana urukweto cyane. Wagera mu rugo ugasanga umuceri ntawe uhari, kandi umurongo w'inkweto uravaho ukagera zimwe ntuzambara hashira n'ukwezi ntazo wambaye. Ubu rero icyo kintu cyo kwandika ibyo ushaka, ibyo ugiye kugura, ni intambwe yindi ishobora gufasha umuntu, kuko iyo ukiri ku rupapuro urabiteranya ukareba, iyo bitangiye kutavamo urabibona ukaba wahindura. Ariko iyo wagezemo mu isoko, iyo wageze muri supermarket
market urimo kubikora uvana mu ikofi wishyura nta mwanya uba ugifite wo kwajisita. Yego. Kubitegura rero ukoresha ingengo y'imari ni kimwe, ni intambwe imwe yafasha umuntu kubaho munsi y'ubushobozi bwe. Yego. Hariho noneho n'umuntu ugira atya akakora imibare yose ishoboka akagabanya ahashoboka hose, ariko bikanga ntibigwemo. Nimba waguraga ibiro 30 by'umuceri ugashyira kuri veni ukagira ibiki byose, ariko still ukava ku mupakistan ugafata kigori ariko bikanga ntibivemo, ukabona ntibirimo bikora. Iyo ni imibare wagira ngo wa mugani wagusa urimo uraturondora. Waryaga basmati ariko urabuze ati reka ndeke basmati rwose njye kuri Pakistan, ariko bikanga bigafa ntibivemo. Icyo gihe hari igihe haba hari ikibazo cy'amafaranga ahari ubwayo atabasha guhaza ibikenewe rebezo. kugira ngo ntituzajya tubona umwanya uhagije wo kongera kubigaruka muri ibi, hazamo no kumenya gutandukanya ibikenewe n'ibyo umuntu ashaka, ibyo bita needs na wants. Hari igihe umuntu abivanga nabyo bikabamo ikindi kibazo. Ariko niba ubiteranya wanagabanyije hinduye ibishoboka byose ukabona ntibivamo, ubwo ikibazo gikeneye ikibazo ukwiye kwibaza ni ukuvuga ngo nakora iki kugira ngo mbashe kwinjiza arenze aya ngaya. Yego. Eske nkeneye kongera gushaka utundi tuntu ngomba gukora kugira ngo na bya bintu n'ubundi kubera ko ni needs ntago ndi bureke kubikora, ahubwo ndebe ko nabona kandi ka income gashobora kunyunganira. Ushobora guhindura niba wakodeshaga inzu ukamanura ukava ku ya 50 ukajya kuri 30 ukazagera ku 10 ukabona hasi yaho wenda nta yindi ihari. Icyo gihe ntago exercise ukwiye gukomeza gukora ariyo kumanura no gushaka kubaho ubuzima bubi cyane. Nanone kubera ko kameme hari umuntu ujya uvuga ngo kwiyima nanone ni bibi, ngo umuntu wiyimye ngapfa nk'uwiyahuye. Nubwo harabikora bashaka kwiyemera, ariko nanone hari n'undi uvuga ati none se ndeke kugura kafe kandi nyikunda, ndeke kugura umuceri mwiza kandi nzi neza ko nkunda wenda kurya umuceri, ndeke kugura ibintu runaka nkeneye mu rugo ngo nukubera ko nshaka kugira ngo ngwe muri bwa bushobozi. Icyo gihe rero ni ugutangira ukavuga uti ni iki kindi nakora. Wenda mfite aka kazi kamwe nkora, ariko se ku mugoroba ntashye nta kintu nakora, muri weekend ubu nta kintu nakora, ubu nta kantu nakora wenda nkagashyira imbere y'umuryango wanjye abaturanyi bakajya bakagura online, internet, nta kintu nakora kugira ngo urebe ko hari icyo wazamura. Iyo nayo ni intambwe imwe ishobora gufasha umuntu kubaho mu bushobozi, kuzamura bwa bushobozi.